ukuri k'umuntu uriya mugore nabonye ko ari umugore w'agasuzuguro uriya twaheriyeho ari umugore w'agasuzuguro twagiye rero mbareka mubwire twagiye mu ikintu cyane y'isoni rero imbere ye twagiye tugikomanga mbona yanze no kwita ahubwo mbona arantumbereye arandeba biriya ni ibintu bisanzwe nta mahirwe nagize kuba ariwe wabanje kuvuga iyo utabanza kuvuga ngiye mbona ako sha wa mugabo wa mbere n'imfura pe uriya ni uzabimenyereka harya uriya bamwita uriya bamwita nde ukambaze ngo niba yitwa Mboni Eric nuko reka hano kimara kumva avuga ati ndumva ari byiza bijya binangora nahise bane mana ushimwa ko warampaye umwana w'umukobwa nk'uyu utekereza gutya nawe rega ntugakunda ibintu byoroshye nese wabona wizayojyamo uravuga njyenyine ariko rero ngiye ntakubeshye pe sinkubeshye ngiye buriya byanteye n'isoni gusuzugurwa n'umuntu w'umugore nta n'ikintu yitwaye reka nkubwire sheri wanjye ushaka gutera imbere ucisha make tugenda tudahera muri ayo ucisha make abantu bose mugakorana ku buryo n'umuntu wamusuza ntakurikiriza ngo cyane rwose ariko ukaza ugakora ibyakuzanye tugende ngo ndabizi numara kugafata uzansiga n'ubundi ngo kandi ndabizi ubwo ari wowe utangira uzanteza buriya n'umukecuru yewe ntugeze umukecuru dore n'ibintu byanakomeye erega bari abantu ni meza ariko ahantu tugiye se waba warigeze uhagera hora manza nigeze mpakera ahubwo se nawe ni kuri fone gusa genda hazi twese ko tuba tugenda cyane twebwe abashoferi tujya ahantu henshi cyane bandangiye nta kibazo kirimo hanyuma se ubundi bakwita nde nitwa Abatesi Queen nitwa Queen wowe witwa nde nitwa Mbanda akazi kanjye ko ni akangaka nyine ko amazina yacu nyine kamemo naba ari shoferi ariko nitwa Mbanda nubwo shoferi ni akanike ntego ntabwo ari izina se umuntu yakoza ngo witwa no kamuga ngo witwa shoferi ntacyo ni Mbanda ntacyo bitwaye nakubimenya ufite izina ryiza ni ryiza se urakoze ariko ntabwo ryaruta iryawe hano twakomeje kwibwirana ariko ntabwo nigeze nkubaza imodoka yawe itwara abantu cyangwa itwara ibicuruzwa no imodoka ntabwo itwara ibicuruzwa itwara abantu rero ubu ngubu umenye ko utwaye ibicuruzwa gusa ntugire ubwoba ubucuruzi utwaye nta kibazo biteza uvuze ngo nta kibazo biteza nyine ibicuruzwa utwaye nta kibazo biri buguteza ushatse kumbwira ko ndakumirwa nyine ndakumirwa okay gusa nzi ko nyine bigira ingaruka ariko ubwo unyijeje nimba ntacyo bitwaye buriya nta kibazo nta kibazo kirimo rwose ntugire ubwoba harya ubundi buriya utura he mu rugo se mu rugo ni i Kanombe okay noneho ntakumirwa se ushatse aragusura nta kibazo kubera wumvishe mvuga ko ari ibicuruzwa utwaye si ni sawa namubonye turimo turaza
nta mbutiyaje twahuye nayo bose ariko ndumva mu minota mikeya ndaba mbagezeho. Sawa reka nyaruke. yazirambitse hasi gusa abakiriya bari buzende ndebera mvuga gusenda urabona ko utatangiye kumupfana gusa aracuruza ari mu biki magare uri kunyumva ko yana mubaze Karame izo mboga ariko se nari ndyamye reka nze turebe ariko se mama izi mboga rero umva izi mboga nazizanye nyine ngo tuzirye natwe none utangiye kumvuga we umva twagiye tujya mu murima hepfo mu kabande dusanga umumama mwiza ariko wumve ngo ni umumama mwiza aragenda adusoromera ibiboga byinshi usibye nyine ko ibi ngibi byo urumva abakiriya ntabwo babahereza ibisambo ibisesi bya bindi biti ibisambo by'imboga ntabwo zitari nziza ariko noneho amaze kuduha ibi kandi ku mafaranga makeya 30 umufungo uzi ko ari cyiza noneho ndavuga nti rero uzajye muramugera kubera ko inyungu twari tumaze kuyibona abaneka nawe ntuzanire buri gihe nyine nawe utangire aka gasenda ko rero nyine nako nahashye abandi ndabizi ukuntu urusenda njya nduteka mu mavuta ahubwo se turarwivuga ntabwo mushaka ariko rero sinzi n'aha uretse nze nkwereke urabona hano hanze ngwino nkwereke ikintu turi gukora hari ahantu nabonye sanga ngwino nkwereke abanye ntabwo uzashimirire se mushimira wese guteka ubanza rero bakugiriye inama none se reka none se ubucuruzi urabona wari warabashije ariko ibintu Sifa yambwiye n'ibyo wambwiraga n'ibintu bitandukanye aya ntabwo uzabyihorera nzamwibwiriza ngwino unyereke icyo ngicyo ushaka ko tuzakora wambwiraga ibishoro birenze cyane bituruka ku mafaranga yo hejuru kandi bisaba akantu gatoya bana n'abana rega barize batekereza imishinga vuba rero mwereke nawe icyo ugomba kubyaza umusaruro reka mwereke urabona uriya ni umushinga pe wagira n'akamaro umuntu akomeje kuwitaho ariko rero ubu ngubu ikintu namaze kubona nanone harimo imbogamizi udufaranga ni duke pe ni duke mu rwego rwo hejuru nta kintu kivamo na buriya nuko nyine nagerageje nk'umuntu abandi reka ndebe ko ibyo wambwiye n'uyu akaba bimbwiye komeza ugerageze wicika intege wicika intege mwereke nawe ibyo twabyazamo umusaruro hano ubwiraga ni bwari bwije wambere wansuye bwije wiranga ntabwo mugeza kure kugeza hafi kugira ngo urabona amasaha aragiye kandi ejo ni akazi kugira ngo umuntu asubire mu rugo yitunganye ariko gusa wakoze kuba wadusuye kandi natwe tuzabishyura ko numvaga nyine nshaka kurara mubonye wakoze cyane ahubwo nari nibagiwe kubwira uyu munsi natwaye umuntu mwana Nyagasani w'umukobwa ariko mu buzima bwanjye nahuye n'ikigeragezo gikomeye ku buryo nahise numva ntazongera gutwara igitwa igitsina gore rwose kuko biteye ubwoba ngaho yagenze gute nahise akazi kawe ni akazi oya najyaga abona atwara akazi kuri abantu bameze ariko ubu uyu munsi we yambaje arambaza iryamba henda ajyahe kora iki numva umutwe urandiye pe bigeze aho mukura imodoka yanjye namuganira ngaho igende nanyishyuye n'amafaranga yawe sinyashaka
ubwo se ntabwo wigeze umuha umwanya nta mwanya namuha nta mwanya njyewe umwanya wanjye ko ari gushaka amafaranga ze nabonye ko arimo kundinda umwanya mushyira hanze rwose arigendera ariko wumve ko n'ubu nta mutwe mfite kabisa hano twakomeje kwibwirana ariko ntabwo nigeze nkubaza iyi modoka yawe itwara abantu cyangwa itwara ibicuruzwa? no imodoka ntabwo itwara ibicuruzwa itwara abantu. rero ubu ngubu umenye ko utwaye ibicuruzwa gusa ntugire ubwoba ubucuruzi utwaye nta kibazo biteza. uvuze ngo nta kibazo biteza nyine ibicuruzwa utwaye nta kibazo biri mu guteza. ushatse kumbwira ko ni ndakumirwa nyine. ni ndakumirwa okay. gusa nzi ko nyine bigira ingaruka ariko ubwo unyijeje nimba ntacyo bitwaye buriya nta kibazo. nta kibazo kirimo rwose ntugire ubwoba. harya ubundi buriya utura he? mu rugo se? mu rugo ni i Kanombe. okay. noneho ntakumirwa se ushatse aragusura nta kibazo. kubera wumvishe mvuga ko ari ibicuruzwa utwaye si uriya umuntu iyo wamuhaye umwanya arakwinjirirwa rero nimba nawe wamuhaye uwo mwanya birumvikana yaba kukubwira byose. nta mwanya namuhaye ubwo utangiye gufuha nawe kandi ubu ni ubwa mbere utwaye ako cyangwa n'ushaka nyine kuwusimbura ariko mari wagiye ureka ni ubwa mbere se utwaye abakobwa si ubwa mbere nanjye none si yo hari iyo nza kubona unyiciye umugoroba gusa unyiciye umugoroba none se ni ubwa mbere utwaye si ubwa abakobwa mbere ntwaye abakobwa ariko iyo nshaka kuba ari uwo nshaka gusimbuza simanje ngo mbikubwire kandi kinini ukimenye unagisubiyeho nubwo sinaba kugira ngo ntuve ku mutima kuko rwose n'uwo mukobwa n'igituma nanabikubwiye sinamuna mu gusimbuza ko mushobora sinagusimbuza umukobwa najyanye agikuriye undi musore ndumva rero iyo ntabikubwira mu by'ukuri ari jyewe nari kuba ngohoteye nanjye muhohoteye niyo mpamvu mbikubwiye rwose ugira umutima utuje n'umutima ukomeye nuko byangendeke kandi sinabikora ntabikubwiye numva ari ibyo ngibyo ahubwo ubwo igisigaye uri mu Rwanda. Cheri buriya uzi ukuntu umukecuru buriya yambwiye ngo umusurize umukazana ngo yamukoreye akantu gakomeye ngo ujye ntuzi se ko yari yarambwiye ibintu byo kwihangira imirimo naranze kumwumva erega nawe yanzanagaho ibintu ngo by'ibibarizo ibintu nyine bya naroge umukecuru yawe wabizi gusa nanjye nzi ubwenge ariko natwe oya nawe narakwemeye nizere ko utazongera kunenga oya ntabwo nzagutenga kandi warakoze umuti sigaye nigura n'akamiti ukagafoto ariko urakibuka ndayibuka yari imeze neza ariko reba ariko banza urebe oya narayibonye akabonye nayibonye reba ndabekeraho umva se niza kuri telefone duhamagare wa muhinzi turi ko ejo tuzabona imboga gusa ishaka ubu ugira ngo hari n'amayinite mfite harya yitwa muhire 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 yego sha uyu muntu namubonaga ariko simbyibuka muhamagare ariko nawe uri umuhanga amayinite mfite yagezeho amayinite arimo ahubwo reka nzi kangana ngore paka ahise naguhamagara afite gahunda alo wiriwe ukomere cyane yego niwo muntu witwa Sifu warakubwiye ko akeneye imboga rero ejo tuzazinduka uzasanga izo karoti wazibonye ejo tuzazinduka nzasanga izo karoti wazibonye ndabyibutse ariko bizirikane sawa murakoze ndashaka kwanga gufata bitanu simwemera ubwo ukaburaranye gahunda cyane rwose ariko sereka mubaze ubundi muri sogonderi wize iki byiza
gusuzugura kuva kandi ubwo uratangiye. none se njyewe ibintu byose tujya kuvuga ngo turakenera gutya usanga babirangirije gahunda yarangiye neza Umenye ko nize gutera. Ibintu by'amasoko nyine tayari. rero nicyo bitamo ukundira rwose gatuma nakongera kwira agaserifi nanjye nkazajya mbwira nanjye nkazajya mbwira abantu tuwamubonye se reba shaka foto nk'aka ngaka kwera mwana ariko rero iri zuba urabona ririmo riranatwica pe Reka tuyivoge tugomba ntagiye kumera nabi. sawa tugende yeee Kana hanya kumutera. se noneho shiri wanjye ko ampamagayira bigenze bite karame mukunzi nari ngiye kuvoma sawa